turakwitabye karamenya gasani kuko dukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 18 Mata 2024. Isomo rya mirongo itatu ryakozwe n'intumwa, umutwe wa 8 umurongo 26 kugeza ku wa 40. Muri iyo minsi umumarayika wa Nyagasani abwira Filipo ati, haguruka ugende werekeje mu majyepfo, unyure mu muhanda umanuka Yeruzalemu ugigaza, ubu ngubu ukaba utarimo abagenzi. Filipo aherako aragenda. Umunyetiyopiya wari ikigera cya Kandansi, umwamikazi wa Etiyopiya, akaba n'umunyabintu we, yari yaje gusengera Imana i Yeruzalemu. Yari mu nzira ataha yicaye mu igare rye, agenda asoma igitabo cya Izayi umuhanuzi. Roho Mutagatifu abwira Filipo ati, genda wegere ririya gare. Filipo ariruka, yumva uwo mutware asoma mu gitabo cya Izayi umuhanuzi, aramubaza ati, mbese aho ibyo usoma urabyumva? Undi aramusubiza ati, nabyumva ntese ntabonye unsobanurira. Nuko asaba Filipo kurira ngo yicare iruhande rwe. Muri ibyo byanditswe yasomaga ibi ngibi: bamushoreye nk'intama bajyanye mu ibagiro, cyangwa nk'umwana w'intama wicecekera imbere y'upfura ubwoya, nawe ntiyaruhije abumbura umunwa. Yacishijwe bugufi, acirwa urubanza rw'akarengane. Ninde uzavuga ibyo bazamukomokaho? Ko ubugingo bwe bwazimanganye ku isi ntacyo yasize. Uwo mutware abaza Filipo ati, ndagusabye ngo umbwire, ninde umuhanuzi avugaho ibi ngibi? Ni kuri ubwe cyangwa se n'undi muntu yavugaga? Filipo niko gutera ahereye kuri iyo ngingo y'ibyanditswe, amumenyesha inkuru nziza ya Yezu. Uko bagakomeje inzira baza kugera ku mugezi, wa mutware aravuga ati, dore amazi, niki se kandi cyambuza kubatizwa? Filipo aramusubiza ati, niba wemera Yezu n'umutima wawe wose birashoboka. Undi aramubwira ati, ndemera ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana. Nuko ategeka ko bahagarika igare, bombi bamanuka bajya mu mazi, Filipo n'umutware, maze Filipo aramubatiza. Bamaze kuva mu mazi, Roho Mutagatifu ajyana Filipo, uwo mutware ntiyongera kumubona ukundi, ahubwo yikomereza urugendo rwe yishimye. Naho Filipo ngo arebe, asanga ari mu mujyi wa Zoti, maze yamamaza inkuru nziza mu mijyi yose yanyuragamo, kugeza ko agera i Kayisariya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 66. Mahanga yose nimusingize Imana, bihugu mwese nimurate Imana yacu, muhanike amajwi muririmba ibisingizo byayo, kuko ariyo itubeshejeho, kandi ntireke ibirenge byacu bidandabirana. Abubaha Imana mwese nimuze mwumve, mbatekerereza ibitangaza yankoreye. Uko umunwa wanjye wamutakiraga, ni nako ururimi rwanjye rwamusingizaga. Nimuze mwirorere ibikorwa by'Imana, Imana iragahora isingizwa, yo itirengagije isengesho ryanjye, cyangwa ngo ureke kungirira ubuntu. Mahanga yose nimusingize Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 44 kugeza kwa 51. Muri icyo gihe amaze gutubura imigati abwira imbaga y'Abayahudi ati, ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Ntawigeze abona Data uretse waturutse ku Mana. Uwo nguwo niwe wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ninjye mugati w'ubugingo. Basogokuruza banyu bariye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Ninjye mugati muzima amanutse mu ijuru. Urya uyu mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi.
Yezu araguhamagaye nanjye arampamaganga kugira ngo atugirire neza. Nongeye gushimira abantu bose bajya batwandikira bagakora komenti ku ijambo ry'Imana tuba tumaze kwakira. Buryo ubuhamya bwawe bukenewe kugira ngo bukomeze abandi. Ntukajye usoma gusa utandika. Ushobora kuba warize ujya usoma ibintu by'abandi gusa ariko utaragira n'agatabo wandika. Agatabo rero gashobora kuba ari ako kajambo gato wanditse gahumuriza abandi, wikiriza ijambo ry'Imana uti amen, cyangwa ukanagira n'akandi kantu wahatangira cyerekeye n'ubuhamya butoya bugufi cyerekana ko nawe utaruri indorerezi cyangwa maneko ahangaha kuri buri munsi. Bityo twese tuba turahanga kugira ngo duhugurane mu ikoraniro rya karismatike. Iyo bari kuzirikana ku ijambo ry'Imana, iyo bamaze kurisoma, buri wese yongera kuzirikana ijambo ryamufashije, interuro yamufashije, akabasha kuyivuga cyangwa akabasha kuyandika. Nawe rero niba hari interuro yagufashije mu ijambo ry'Imana, ujye uyivuga uyandike. Hari igihe wa undi narinjye kuvuga utarubyitaho nawe yumviraho, bityo akavuga ati uzi kuriya kano kamufashije, reka nanjye kano kamfashe. Buhoro buhoro ntitukabindorerezi imbere y'Imana, imbere y'ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu rero amasomo yacu duteguriye aradusaba impinduka, guhinduka ukundi, ubwo tujye kumva ikimenyetso cya Roho Mutagatifu cyitwa le changement. Aho Roho Mutagatifu ageze ibintu birahinduka. Aho Roho Mutagatifu ageze ibintu bijya amuvoma, ibintu biragenda. Umuntu Roho Mutagatifu yakozeho ahinduka, agahindura icyerekezo, agahindura imibereho, kuko nyine ubwirijwe na Roho Mutagatifu akora icyo Imana ishaka. Isengesho ryawe nanjye nk'intego tujye kugenderaho riragira riti: Roho w'Imana mpindura uko ushaka. Amen. Muri uku guhinduka uko Roho w'Imana ashaka, tujye kubona ibintu bitatu biza kudufasha kujya mu cyerekezo Roho w'Imana ari guhuha ngo atujyana aho ashaka. Tujye kureba ko Roho Mutagatifu akora. Icya mbere tujye kureba ko Roho Mutagatifu akora, twongere turebe kubwirizwa na Roho Mutagatifu ku ngingo ya 2. Ingingo ya 3 ni ikimenyetso cyo guhinduka, kuko Roho Mutagatifu yageze ibintu birahinduka, ariko mu buryo bwiza. Reka duhere ku ngingo ya mbere, uko Roho Mutagatifu akora nuko akoze. Roho Mutagatifu hari ibyo tujya twitiranya byinshi, rimwe na rimwe ukibaza uti ese ndafata iki ndareka iki? Des notions théologiques, des notions spirituelles. Uko Roho Mutagatifu abwira abantu, uko akora, uko agenda, abakoresha, uko bigenda. Uburyo bwose Roho Mutagatifu akoramo, nka Roho Mutagatifu umwe mu bapersona batatu ushinzwe by'umwihariko ubutumwa bwo gutagatifuza, agira uburyo akoresha amagambo, ibikorwa, imvugo, akagira n'ibindi biremwa akoresha. Akenshi tuzajya twumva mu buzima bwa roho, mu busabanyiramana, ijwi ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze. Rivuzwe nande? Ribwiwe nde? Rivugiye hehe? Riravuga iki? Rivuzwe ryari? Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rishobora kuza rigakubwira ati kora iki, reka iki ngiki, genza utya. Rya jambo ry'Imana wumvise. Roho Mutagatifu nanone ashobora gukorera mu mumarayika. Umumarayika w'Imana uza kubwira, agakubwiriza ibinyura Imana, kwitwara neza, uko ugomba kugenda, kukugira inama, kukurinda. Uwo ni Roho Mutagatifu umutumye. Usibye ijambo ry'Imana, usibye umumarayika, aha gatatu ni la conscience, ijwi ry'imbere, umutima nama. Nibwo ujya kuva ukumva ikintu kirahindutse muri wowe. Hari umugambi wari ufite, aho kanya gahita ihinduka. Kubera iki? Roho w'Imana yakubise mu mutima wawe, ukaza kumva ikidodo, ukaza kumva amahoro, kuko Roho Mutagatifu ari kugenda guhindura umutima nama. Hari n'ahandi kumvira ijwi rya Roho Mutagatifu iyo turi gushengerera. Yezu agakubwira akantu, wareba Ukarisiya uri gushengerera, uri gusenga, ukumva hari ibintu biri guhinduka muri wowe, ukumva amajwi agenda akubwira, amajwi y'imbamutima, ukumva hari ibintu biri guhinduka muri wowe. Kubera iki? Roho w'Imana ari kugukoresha, ari kuguhindura. Hari n'ahandi mu nzozi ushobora kuryama, ibitekerezo uryamanye ntibize kuba ari byo byukana. Imigambi yawe yahindutse, navuga gahindutse neza. Imana yitambagiyemo, Roho w'Imana, la voix spirituelle, Roho w'Imana yabikandagiyemo, yabitambagiyemo.
bikaza kurangira bihindutse neza, bihindutse ukundi. Roho Mutagatifu ashobora no gukoresha ikimenyetso ku bwa gatandatu, agakoresha ikimenyetso kikuburira. Ashobora no gukoresha abantu, yewe abantu umuntu mugendana akubwira ati ikintu gikore, nyura ahangaha bigenze bike. Ayo majwi yose, ubwo buryo bwose bwa Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu niwe ubuyoboye kugira ngo atuyobore inzira nziza igana ijuru. Nuko twamwumvira, twari dufite imigambi mibisha, tugahinduka tukagendera mu nzira nziza z'Imana. Igihe twashidikanyaga tutazi ibyo dukora, agatubwiriza ati nyura ahangaha, kora iki ngiki. Uko niko Roho Mutagatifu akora. Nawe uzi kureba uburyo bwihariye akubwiramo, agusunika, yamara kugusunika ukajya kujyanye. Reka rero nyuma yo kumva uburyo Roho Mutagatifu akora, reka tujye ku ngingo ya kabiri yitwa kubwirizwa na Roho Mutagatifu. Ibi byanditswe biraza gutubwira ababwirijwe na Roho Mutagatifu. Turumva ijwi rya Roho Mutagatifu ribwiriza Filipo, ndetse na zaburi y'umunsi ikaturarikira gusingiza Imana yidukoresha, zaburi yo gusingiza Nyagasani. Twumvise nanone mu Ivanjiri uburyo Yezu Kristo ari guhamagarira Abayahudi kumusanga kugira ngo bakizwe nawe, kwigishwa nawe, bazigishirizwa n'Imana. Ubutumwa rero bwose duhabwa n'ibyanditswe bitagatifu ni ubutwereka uburyo iyo uretse Roho Mutagatifu akagukoresha, ukumva inyigisho za Yezu, ubaho neza, urakira, ukamererwa neza. Bose bazigishirizwa n'Imana. Reka by'umwihariko turebe intera enye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ubundi gisanzwe kinitwa igitabo cya Roho Mutagatifu, kubwirizwa na Roho Mutagatifu, ibyakozwe n'intumwa, ibikorwa bya Roho Mutagatifu. Turebe uburyo Roho Mutagatifu agiye gukoresha umudiyakoni Filipo kugira ngo yinjire mu mugambi w'Imana wo gukiza abantu. Kuko Roho Mutagatifu arakubwira, ariko icyo akubwira kiba ari cyiza, kiba kigambiye nyine umukiro, gisozwa ari umukiro. Reka turebera hamwe intera enye Roho Mutagatifu ari gukoresha Filipo, bikaza kurangira ageze ku gikorwa cyiza, kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Hari amagambo ane bakoresheje. Ubwa mbere ni umumarayika ubwira Filipo ati haguruka ugende ugane mu majyepfo, aranamubwira n'ahantu agiye. Ubwa kabiri aramubwira ati genda wegere ririya gare. Nuko muri icyo gice haraza kuberamo ibintu bine nyuma yo guhura na ririya gare ryari ririho uriya muntu Roho Mutagatifu nawe yashyize ku nzira kugira ngo ahure n'intumwa y'Imana Filipo umudiyakoni. Icya mbere nuko mbere yo kwakira batisimu, intumwa zabanzaga kwigisha inyigisho, ikabanza wamara kwemera, ukwemera kugakurikira, noneho ugahabwa amasakramentu. Guhabwa batisimu nibyo byabaye kuri iki cyegera cya Kandasi. Noneho bwa nyuma iyo umaze guhabwa batisimu, nta kindi n'umukiro, hakurikiraho umukiro nyine. Nawe ubwo ubaye umwemezi, urya ku mugati w'abana b'Imana, umugati utanga ubugingo Yezu Kristo yatubwiye mu Ivanjiri. Bose bazigishizwa n'Imana. Iyo umaze kwigishwa nyine, ukwemera kuraza, ubundi ukakira impano z'Imana, amasakramentu, warangiza ubundi ugakira umukiro w'Imana, kurya kuri Yezu Kristo umugati w'ubugingo. Aha gatatu Filipo nyuma y'igikorwa amaze gukora cy'umukiro, n'ubundi Roho Mutagatifu arongera amufate, amugenza uko ashaka, amujyana aho ashaka. Nyuma Roho Mutagatifu ajyana Filipo kumujyana ako kantu. Aha kane kumvise Roho Mutagatifu yajyanye Filipo yisanga ngo ari mu mujyi wa Azoti, ari kwamamaza inkuru nziza. Kwisanga aho Roho Mutagatifu yakwerekeje. Roho Mutagatifu niba ahushye aragira hakuganisha, nugerayo ukora icyo yakubwiye. Amen. Kubwirizwa na Roho Mutagatifu. Nyuma yo kumva uburyo Roho Mutagatifu aguhuhaho, ubundi ukajya aho ushaka bitewe n'uko nawe wamworoheye. Reka tujye ku ngingo ya nyuma ariyo gatatu yitwa ikimenyetso cyo guhinduka. Ikimenyetso cya Roho Mutagatifu. Burya guhinduka ni impano y'Imana. Nuko nanjye nemere Nyagasani akampindura uko ashaka. Uwo ni Roho Mutagatifu uhindura. Burya dushobora gusengera abantu twebwe, tugasabira bagenzi bacu, ariko ntabwo ari twe tubahindura. Ni Roho w'Imana uhindura, kandi agahindura uko ashaka, kandi agahindura ibyanze guhinduka. Ni ngombwa gukomera ndetse no gukomeza kumwumva buri gihe cyose, kugira ngo abe ari we uduha umurongo mwiza twagenderaho. Kugira ngo ukire bigusaba nanone kureka Roho w'Imana akaba ari we ugira ute, ukuyobora, agakujyana aho ashaka. Ngubwo ubuzima bwa roho ni ukumva ijwi ry'imbere, ni ukumvira Roho Mutagatifu, ni ukumva icyo Imana yakubwiye kandi ukagikurikiza. Nguko guhinduka. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo bari babanye neza, barashyingiwe Kristo, ngo bari babyaye kabiri.
igihe kimwe kiza kugera umugabo wo mu rugo niba arabazimu bamufashe ajya gucyura undi mugore, biza kurangira bashwanye n'umugore w'isezerano. Nibwo rero basabye gatanya, baratandukana. Umugabo yigira kuri rwa rugo rwe rushyashya, umugore nawe asigara mu rugo ari kurera abana. Wa mugore aza kubura amahoro, akajya aryama adasinziriye. Bishoboke ko umugabo yamushotoraga, nuko aza kwigira inama, ajya kumujyanama wa roho, ajya kumugisha inama uburyo kwitwara muri icyo kibazo cy'umugabo nanone kiri kugenda amushotora, kandi baratandukanye, barakoze divorce. Nuko wa mugore agenda kumujyanama wa roho, aramubaza ati ko umugabo wanjye twatandukanye akajya mu rundi rugo, ko acunga minuit imwe local saa 5:45 mu ijoro akagenda ashotora ati ndacyagukunda mugore wanjye mwiza, akanyandikira utumessage twiza, none se mwemerere. Ngaho natekereza igisubizo umujyanama agiye gutanga cyerekeye no gushyigikira uyu mugore umeze nk'ari kurengana. Nuko umujyanama w'uruhango aramubaza ati none se niba umugabo wawe agukunda kuki yagutaye, kuki yagiye gucyura undi mugore, kuki yagiye mu rundi rugo, kuki yaguharitse, kuki yagutaye? Nuko ngo umugore ngo yungamo ati none se ko mbyaye kabiri kandi ndumva nkiri umujene, ubu nzagumye kwihangana kugeza ryari? Ubu bintu nzabishobora? Nuko wa mugore none yungamo ati ariko hari n'ikimana yambwiye numva kinteye ubwoba. Nuko amujyanama wa roho agira amatsiko, aramubaza ati ni igiki? Ati Imana yarambwiye ko ntazongera gushaka, ko nta mugabo nzongera kumenya, yumvikane ko nzagumira aho ngaho. None icyo kintu mba kinteye ubwoba, ko ntazongera kugira undi mugabo umenyana nawe. Nuko umujyanama wa roho ngo abwira wa mugore ati nanjye rero sinavuguruza Imana, ikimana yavuze, ikimana yakubwiye ndinde wo gukivuguruza, ntacyo nicyo gukivuguruza njyewe. Ubundi ikimana yafatanyije nta muntu ugitandukanya, none abigerageza uzahura n'akaga gakomeye. Icyemezo cy'Imana ntawe ukivuguruza, ahubwo inama nakugira, komeza ugende usenge, komeza ugende ushengerere, komeza ugende wumvira Imana, usaba Imana kugushoboza, kuko ubwa ntacyo kwishoborera, maze aba ari Imana ukomeraho. Kuko Imana yakurebye nyine isanga icyiza ari uko utajya kure yayo, ugakomeza ugahabwa n'umubiri wa Kristo, ugakomeza ukabaho neza mu buzima bwa roho, aho kugira ngo ukomeze kuba kirumira habiri. Reka rero uyoborwe na roho, kuko ntawe ushobora guhindura icyo Imana yahanze, ntawe ushobora guhindura ijambo ry'Imana, ntawe ushobora kurinusuraho. Kumvira Imana biruta ibitambo n'amaturo. Niyo ugiye guhindura icyemezo, ujye ugenda ubanza ubaza Imana yayindi yakubwiye bya bindi bya mbere, uyibaza uko ugomba kwitwara muri byo. Genda rero nawe uzakomeze ubaza Imana uko ugomba kwitwara, kuko niyo izagushoboza. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko umuntu uyoborwa na Roho Mutagatifu adahwema no guhura n'ibigeragezo, ibintu byose bimucalenjinga, ariko kera kabaye bizabamo shanjoma. Nuko Roho w'Imana akagenda gusunika icyemezo wafashe, ujye ukora ku buryo kirimo Roho w'Imana wagusunitse, wakubwirije ati genda, haguruka, wijya muri ibyo, gendera kuri uno murongo, twara iki kintu utya. Kuko witwa na Roho Mutagatifu urakomezwa, naho iyo witwaye ushobora no kugwa. Ikiruta rero no kureka Roho w'Imana agakubwiriza, agakuyobora, akagukoresha kugira ngo uhindure uko ashaka atari uko ushaka. Roho w'Imana uzutuyobora, urugendo ni rurerure. Roho w'Imana uzutuyobora, urugendo ni rurerure. Nawe utumire Roho Mutagatifu kugira ngo akujyane aho ashaka, kandi naho akugeza abe ari ukomeza kugukoresha, kuko ku bwawe nanjye ntacyo twakwishoboza. Roho w'Imana turagutumiye kugira ngo uze utuyobore inzira igana ijuru. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Roho w'Imana